Bene data reka dushimira Imana ibanye natwe kandi yadufashije mu minsi yose yo kwacu. Turi ku munsi wo kwisabato, benshi bari gutangira isabato, abandi amasaha aregereje, ndetse abandi bamaze amasaha runaka binjiye mu munsi w'isabato. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dushimira Imana rero yadurinze mu minsi ishize, tukatugeze kuri uyu munsi wera w'isabato tukiri bazima. Nibyo gushimira Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro. Naka kanya rero akongereye ku burame bwacu, akongereye ku minsi yacu yo kubaho. Burya hari benshi baba baratambutse misiyo yabo bayirangije, wowe nanjye turacyariho, ubwo hari misiyo tugisigaje, hari ibyo dusigaje gukora mu mibereho yacu ndetse no kurera bagenzi bacu. Dusaba Imana no kudufasha muri uyu munsi w'isabato ndetse no mu minsi isigaye imbere yacu, ngo dutunganye tutari twatunganya, dukore ibyo tutari twagakoze, kugira ngo natwe misiyo yacu nirangira dusinziriye cyangwa se Yesu agarutse tuzahembwe ikamba ry'ubugingo. Reka mbere ko tujya mbere tubanze dusenga Imana abishobokera dupfukamye. Urakoze data Imana isumba byose, urakoze ku bw'aka kanya tugiye kwiga amagambo yawe yera, kandi tunejejwe no kwinjira mu munsi wawe w'isabato. Duhire duhe umugisha, tore ibyaha byose twakoze iminsi yo kubaho kwacu ishize, iminsi 6 ndetse n'uyu munsi ukomeze kubana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu tuzabyitwizeye. Urakoze, amen. Amen. Iyo dusomye amagambo ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 5, amagambo anditswe muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 2 n'uwa 3, twasoma amagambo akomeye cyane. Ni mu kigisho tugiye kwiga cyitwa ngo Isezerano ku bashaka Imana, Yesu aragushaka. Isezerano ku bashaka Imana, Yesu aragushaka. Amagambo ari muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 2 ndetse n'uwa 3, hari amagambo ahari avuga ngo, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yesu ari kwigisha ku musozi w'imigisha, avuga amagambo akomeye, abantu bose bicaye bamuteza amatwi. Avuga amagambo nakifuza ko nabwirwa ndetse nawe nakifuza ko wabwirwa. Amagambo akomeye arabwira ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nyamara aya magambo arakomeye cyane bitewe n'abayabwirwa abaribo, cyangwa se arakomeye bitewe n'igihe avugiwemo icyo ari cyo. Birumvikana ko ntabwo ubundi wakavuze ngo umuntu w'umukene arahiriwe cyangwa se hahirwa umukene, ariko nyamara aya magambo yaratubwiye ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Muvandimwe, ni abakene mu mitima. Aba bantu nibo bahiriwe. Ese ubu bukene bwo mu mitima buvuze iki? Nyamara abenshi ntabwo babyumva neza, bumva yuko hari ikindi kintu gikenewe kugira ngo umuntu ashimwe n'Imana ndetse azabona n'ubugingo buhoraho. Ariko aha Yesu atangiye kubabwira amagambo, arabwira ati, umuntu uhiriwe ni umuntu w'umukene mu mutima. Umuntu w'umukene mu mutima, uwo ubwami bwo mu ijuru ni ubwe. Ndashaka kugira ngo twumve aya magambo ndetse tuye nicyo ashaka kwerekezaho. Ese nge nawe uyu munsi twaba turi mu bahiriwe? Kuko niyo mpamvu dufite amagambo akomeye tugiye kwiganaho muri aka kanya, amagambo atubwira ngo isezerano ku bashaka Imana, Yesu aragushaka. Hari isezerano ku bantu bashaka Imana, kandi ibyo bikanahurirana nuko na Yesu nawe agushaka. Muvandimwe, Imana urashaka Imana kandi Imana iragushaka. Hagati harimo umugisha ukomeye cyane, ariko bwa mbere ni wowe nyir'ubwite, kuko Imana yo yiteguye kukwakira, nyine igushaka amanywa nijoro, ariko nawe ufite uruhare kugira ngo Imana ikwakire cyangwa se ubu w'Imana by'ukuri. Ni isezerano ku bashaka Imana, na Yesu nabwo ubwe aragushaka. Reka twinjire mu nyandiko turebe neza aya magambo avuga iki. Mu by'ukuri aya magambo yanditswe ahangaha asobanuye iki? Hahirwa abakene mu mitima yabo, twuyu munsi twaba turi mu bahiriwe cyangwa ntabwo turi mu bahiriwe? Amagambo ari kuri page ya 15 mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, cyasohotse mu mwaka 2019 ngira ngo nimwe tugiye gusoma aya magambo. Yego, cyasohotse mu 2019. Nimwe tugiye gusoma aya magambo, gusa ndayabasangiza hano kuri screen. Twumve icyo umwuka w'ubuhanuzi utubwira kuri aya magambo, hahirwa abakene mu mitima yabo. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Yesu ari kuganira nabo, aterura aya magambo, atangira kubigisha agira ati, hahirwa abafite imitima ikeneye Imana kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ayo magambo yinjiye mu matwi y'imbaga y'abantu bibazaga byinshi. Ayo magambo yinjiye mu mitima y'abantu, mu matwi y'imbaga y'abantu bibazaga byinshi, ameze nk'ikintu cy'inzaduka kandi gishyashya.
inyigisho nk'izo zari zitandukanye n'izo bamenyereye kumva n'abatambyi cyangwa abigisha amategeko. Hano tubwiye ngo hari amagambo aba bantu bari basanzwe bumvana, abatambyi ndetse n'abigisha amategeko, ariko atandukanye nayo Yesu yaragize gute, yarababwiye. Muri ayo ntacyo babonyemo cyo gushyeshya ubwibone bwabo cyangwa ngo bihembure ibyiringiro bari bafite. Ariko kuri uwo mwigisha mushya hari imbaraga ibafata bakanyurwa ntibatekereze ibindi. Ubwiza bw'urukundo rw'Imana bwatembaga buva aho ari nk'impumuro iva mu rurabyo. Amagambo ye yagwaga nk'imvura inyagira ibyatsi biciwe, bitonyangira ubutaka. Zaburi 72:6. Bose yumvagamo yuko aho hari usoma ubwiru buhishwe mu mitima, nyamara akabegerana imbabazi. Bamukinguriye imitima kandi ubwamutegaga amatwi, Mwuka Wera yabahishuriye ubusobanuro bw'izo nyigisho abantu bo mu bihe byose bakeneye kwiga. Muvandimwe, ngiye impamvu natwe twiga aya magambo. Bicaye ku musozi wa Elayono, ahantu Yesu yarari, barimo kuganira aya magambo ku musozi w'imigisha. Yesu yateruye amagambo maze amera nk'ukoze ku mitima y'abari aho ngaho. Hari amagambo ari bamenyereye kumvana, abatambyi n'abigisha amategeko, ariko ntabwo yasaga nayo Yesu yaragiye kubigisha. Ntabwo yasaga n'uburyo Yesu arimo guterura amagambo abigisha, maze batungurwa n'uburyo we yigishamo. Maze atangiye guterura amagambo, bose basobanukirwa neza ko ubicaye imbere asoma imitima ndetse azi neza imiterere ya buri mutima uri aho ngaho. Maze bose bishimira kumwumva cyangwa se bashaka gutega amatwi amagambo y'ubugingo. Muvandimwe, ese nawe waba uri umuntu ushaka gutega amatwi amagambo y'ubugingo? Ngo iki ni icyigisho cy'ibihe byose, abihe byose bakeneye kwiga. Mu bihe bya Kristo, abayobozi b'abantu mu by'idini biyumvagamo ko bakungahaye mu by'umwuka. Ese na n'uyu munsi niko bimeze cyangwa siko bimeze? Ese niba uri umuyobozi mu by'idini, wowe ntabwo wiyumvamo aya magambo, cyangwa se wowe mwizera ntabwo waba hari ubwo ugera ukumva yuko ufite ibintu byinshi wize, ukumva biratangaje muri iyi minsi umuntu cyane cyane uwize ijambo ry'Imana ndetse akagira n'umwanya wo kuryigisha, akenshi yamubwiye bati rambura bira yagusomana bunaka, yumva hazi, akumva ntago ari ngombwa kuharambura, akumva ntago ari ngombwa, ahubwo ngo vuga numve ko bihuje n'ibyo nzi. Muri make ntabwo ari ko atabizi koko, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo uhirwa nuwumva agiye kuba mushyashya imbere y'ijambo ry'Imana, afite inzara n'inyota byo gushaka Imana. Rero ahangaha abatambyi bo cyangwa se abigisha amategeko b'icyo gihe, abayobozi mu by'idini bo muri icyo gihe cya Yesu, bo biyumvagamo yuko bakungahaye mu by'umwuka, nta kintu badasobanukiwe. Isengesho ry'umufarisayo ngo Mana ndagushimiye ko ntameze nk'abandi bantu, Luka 18:11, ryerekanaga uko abo mu itsinda biyumvaga ndetse ku rwego rukomeye, rikerekana uko igihugu cyose cyari kimeze. Abo namwe itsinda ry'abafarisayo. Ariko mu mbaga y'abari bazengurutse Yesu harimo bamwe bari bazi yuko bafite ubukene bw'iby'umwuka. Imana ishimwe. Aba ngaba bari bazengurutse Yesu ntabwo bose bari bameze nk'umufarisayo, harimo bamwe bafite ubukene mu by'umwuka, bumvaga bashaka guhazwa. Igihe cya gitangaza cyo kuroba ifi, ubwo imbaraga y'ubumana ya Kristo yari afite yigaragazaga, Petero yikubise ku birenge by'Umukiza araboroga ati, vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Luka 5:8. Niko no mu bantu bari bateraniye ku musozi, ubwo bari imbere y'ubutungane bwe, harimo abiyumvisemo yuko ari abatindi bo kubabarirwa kandi ari abakene n'impumyi ndetse bambaye ubusa, kandi bifuje guhabwa ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Amagambo y'indamutso ya Kristo yakanguye ibyiringiro byo mu mitima yabo bantu, maze babona yuko imibereho yabo ifite umugisha w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ese muvandimwe, wowe ugiye kwiga ijambo ry'Imana, uba uhinda umushyitsi, uba ushaka kumva icyahindura imibereho yawe ngo utunganire Imana nk'uko Imana ibishaka, cyangwa uba ugiye kugenzura neza, twavuga ngo iki, uba ugiye kwibona nawe se wibona ko hari ibyo uzi, ukumva yuko ukuri bihagije, ukamera nk'umufarisayo ati ndagushimira ko ntameze nk'abariya. Byaba ari ikibazo, kandi ikibazo gikomeye cyane. Dukomeze n'aya magambo. Yesu yahaye igikombe cy'umugisha abavugaga ko ari abakire, abatunzi kandi batunganiwe, ko ntacyo bari bakeneye,
kandi bari barateye umugongo impano y'ubuntu. Ese muvandimwe, ntawe warageze ku rwego rwo gutera impano y'ubuntu umugongo maze ukibwira yuko uri umukire, uri umutunzi kandi utunganiwe, nyamara ijuru rikurebana umubabaro ukomeye, ribona uri umutindi ndetse wo kubabarirwa? Muvandimwe, byaba bibabaje cyane mu gihe ijuru ryaba rikubona gutyo, wowe ukitera ikinya ukavuga uti ndi umutunzi, ndatunganiwe, nge biriya bintu ndabisobanukiwe. Nicyo kibazo kiriho muri iyi minsi, kuko wenda twagize igihe kirekire cyo kwiga, abantu bakagira igihe kirekire cyo gufata ibyanditswe bagasoma, ariko abenshi babisomaga by'amajyejuru ngo bamenye amakuru badashaka gukira. Ibyo bintu nta mugisha birimo, naho wamenya byinshi byanditswe kuri buri page ya buri papuro rwose mu gitabo dufite, ariko utarabyiza ushaka guhinduka umutima udasenga ngo ukizwe, n'ubundi nta mumaro bimara. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo hahirwa afite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ese ugiye kwiga ijambo ry'Imana uryiga kujya bigenda ute? Hari benshi biga ijambo ry'Imana, bamwe baza ku mirongo habatangiwe ijambo ry'Imana bagiye kumva ibyo kanaka yavuze bitari mu murongo wabo ngo bahere ko babimyega. Aba ntabwo bari mu bahirwa. Uhirwa ni umuntu wumva ijambo ry'Imana ashaka kumenya ndetse no guhinduka mu mico. Nguyu umuntu uhiriwe. Ese nawe urimo cyangwa nturimo? Dukomeze. Uyumvagamo ko ari muzima, agatekereza ko ari mwiza kandi akanyurwa n'uko ameze, ntabwo ashaka uko yahinduka umuragwa w'ubuntu no gukiranuka kwa Kristo. Ubwibone ntibwiyumvamo ko hari icyo umuntu akeneye, kandi ku bw'ibyo bukinga umutima kugira ngo Kristo atinjira, kandi bugakingirana n'imigisha itagira akagero yaje gutanga. Nkuko byagendekeye abafarisayo, abenshi muri bo bangaga kwigishwa na Yesu, bamwita umuntu udanasobanukiwe, umuntu utarize, umuntu w'umubatindi. Ese uyu munsi ntabwo byabiriho, umuntu akanga kwiga inyigisho runaka yahindura umutima we ngo kuko yigishijwe n'umuntu runaka udahuje n'imiterere ye washaka. Mu minsi ishize nagize ikibazo, umunsi hari gutambuka ibyigisho bya bene data bamwe, maze abantu mbere yuko babyumva bakabanza baza ikibazo ngo ibyo byigisho uyu muntu, iki kigisho umuntu wakigishe aracyari mu itorero cyangwa ni mu abandi bo mu matsinda. Ikibazo ni kiba ubutumwa buri mu byo yatambukije, ahubwo kikaba ikibazo cy'ahantu abarizwa, bigatuma umuntu atumva ubutumwa ngo nuko ari ubwa kanaka utari mu murongo washaka kubamo. Nyamara Pawulo yavuze ati mugerageze byose mugundire ibyiza. Yesu we rero aravuga ati mbe nabo bantu ntabwo ari bo bahiriwe, ahubwo uhirwa ni uwumva ijambo ry'Imana ashaka gukira. Dukomeze. Akomeza avuga ngo Yesu ntafite umwanya mu mutima w'umuntu nk'uwo. Abiyumvamo ko batunze kandi ko bafite icyubahiro ntibasaba na kwizera ngo bahabwe umugisha w'Imana. Bibwira yuko bakize maze bakagenda maramasi. Abazi ko badashobora kwikiza na gato cyangwa ngo bagire igikorwa cyo gukiranuka bakora ku bwabo, abo nibo bishimira ubufasha Kristo ashobora gutanga, nibo bakene mu mitima Yesu avuga ko bahirwa. Muvandimwe, ese ushobora kurambika ibintu wishyizemo bidafite aho bishingiye mu ijambo ry'Imana? Iyo mvuga ngo ibintu wishyizemo suko utanyereka aho byanditse, ahubwo nuko ushobora kwisoma aho byanditse bitaragize impinduka mu mibereho yawe. Yesu avuga ngo uhirwa ni umuntu uvuga ngo njyewe ntacyo mfite, njyewe ntacyo nshoboye, njyewe nta na kimwe nshobora gukora cyo kwikiza. Reka mbabwire, bitewe no gusohora ku buhanuzi uburyo wenda buba bwaravuzwe ko buzasohora, ariko bibera kaga bariho muri icyo gihe iyo ubuhanuzi burimo gusohora, kuko akenshi ntabwo babibona. Nkuko mu gihe cya Yesu abenshi batamenyeje ko Yesu yavutse, niko no muri iki gihe abenshi batamenya ko hari ibiri gusohora. Ariko kandi sinabarenganya, kuko ijambo rirambwiye ngo umuntu wese utigira kugira ngo agire icyo ahindukaho akavuga ati ngewe ibintu narabimenye, n'ubundi birangira nta kintu atoyemo. Ubu ni isaha yo kuvuga ngo Mwami mwiza, nubwo ibintu ndi kubisoma nkaba ndi kubireba gutya, nkeneye imbaraga yawe ibinyumvisha ndetse inamumura amaso nkabona ibyo ntabona. Nkeneye agakiza kawe kurenza ibindi byose. Ariko ikibazo muri iyi minsi abantu bafite bo mu ngeri zitandukanye kandi zose, ni abantu bumva ko bazi ibintu, basobanukiwe ibintu, ariko kandi batewe n'Imana. Bazi ibintu neza kubwira kuri page runaka akakujyana yo mu gitabo runaka, icyo mu Cyongereza, icyo mu Kinyarwanda, icyo mu Gifaransa, ibitabo byinshi byanashyirwa mu Kinyarwanda, azi amapage ibintu biriho.
ariko uyu muntu akaba aterwa n'umwuka w'Imana, maze ibyo bintu bikaba nk'amakuru nko kumenya ngo intambara ya Ukraine igeze hehe, uyu munsi leta yakoze iki, nk'ibyo ngibyo, ariko adafite imbaraga ikiza mu mutima we. Ibyo birangira bibaye amakuru. Dukomeze dusome twumve. Uwo Kristo agiriye imbabazi, uwo Kristo agiriye imbabazi muri ba bantu tubonye ngo abazi ko badashobora kwikiza na gato, nuvuga ngo batafite icyo bakiyungura cyangwa ngo bagire igikorwa cyo gucyanuka bakora ku bwabo, abo nibo bishimira ubufasha Kristo ashobora gutanga, nibo bakene mu mitima Yesu avuga ko bahirwa. Naba ngaba ntabwo ari abapfuye kuboneka bose. Uwo Kristo agiriye imbabazi abanza gutuma ababazwa n'ibyaha bye, maze akaba ari umurimo w'umwuka wera kumwemeza ibyaha bye. Ese muvandimwe, nawe wakwemererwa kugirirwa imbabazi na Yesu, maze Kristo akakwemeza ibyaha byawe, maze ukabyihana? Abantu bafite imitima yamaze gukorwaho na mwuka w'Imana wemeza, babona ko nta cyiza bagira muri bo. Ariko se buriya muvandimwe, ntabwo wirata ibigwi, ukirata ibyo wagezeho, ukirata ibyo ukora, ukumva yuko ukaze. Nyamara abangaba abahirwa ntabwo waba urimo, kuko abangaba bo ngo babona ko nta cyiza bagira muri bo. Ni bya bindi bya Pawulo avuze ati, njyewe si nyiriho, ni Kristo uriho muri njye. Ubwo ntacyo yakirata, kuko n'ibyo akora siwe, ni Kristo uriho muri we. Babona yuko ibyo bigeze gukora byose bivanze n'inarijye n'icyaha. Nkuko wamukoresha wikoro wimeza amajyo yabigenje, bagarara kure ntibatinyuke no kureba hejuru, bagataka bati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Nuko rero barahirwa. Uwihannye arababarirwa, kuko Kristo ari umwana w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. Urwa mbere rwa Yohana 1:29. Isezerano ry'Imana riragira ngo, naho ibyaha byanyu bitukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi, naho bitukura birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nzabaha umutima mushya, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye. Yesaya 1:18 na Ezekiel 36:26-27. Ngaba abantu bahirwa, ni abantu bumva yuko badatunganye, ndetse n'ibyo bigeze gukora bisa nk'ari bitunganye, nabyabona yuko byivanzemo inarijye, ndetse bakabona ko byarivanzemo n'icyaha. Bakajya imbere y'Imana avuga bati, Mana twebwe turi abanyabyaha, ngenda umunyabyaha, nkeneye gukizwa nawe. Ngenda umunyabyaha, nshaka gukizwa nawe. N'ibyo nagerageje gukiranuka byose ni ubushwambagara imbere y'amaso yawe. Ese muvandimwe, waba uri muri aba bantu cyangwa ntabwo urimo? Abakene mu mitima Yesu abavugaho ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Muvandimwe, niba uri mukene mu mutima, ubwami bwo mu ijuru ni ubwawe. Ubwo bwami si ubw'isi, si ubw'igihe gito nk'uko abari bateze Yesu amatwi bari babwiteze. Kristo yakinguriraga abantu ubwami bw'iby'umwuka bw'urukundo rwe, ubuntu bwe no gukiranuka kwe. Ikimenyetso cy'ubwami bwa Mesiya cyagaragazwaga n'ishusho y'umwana w'umuntu. Abamuyoboka ni abakene mu mitima. Ngaba abayoboka Kristo, abagwaneza n'abatotezwa bazira gukora ibyo Imana ishaka. Ese muvandimwe, uri umukene mu mutima, ukeneye gukiranuka, wigushaka gukizwa, wigushaka kumenya ngo uve mu rwego rumwe rwo gukiranirwa ujye mu rwego rwo gukiranuka? None se uri umugwaneza nkuko Kristo yari umugwaneza? None se utoterezwa gukora ibyo Imana ishaka, cyangwa urenganywa bakuziza ibyo utujuje cyangwa se ibyo wakoze bidakwiriye? Ubwami bwo mu ijuru ni ubw'abo bantu bafite iyo mico y'ubugwaneza yo gukena mu mitima, ndetse no guteterezwa ubuntu bw'Imana cyangwa se ibyo Imana ishaka. Nubwo butari bwasohozwa rwose ubwo bwami bw'Imana, umurimo wamaze gutangirwa muri bo wo kuraganwa n'abera umurage w'umucyo. Abakolosayi 1:12. Abantu bose yumvamo ko bafite ubukene bukomeye bw'umutima, abiyumvisha yuko ari nta cyiza kibarimo. Kubwo kureba kuri Yesu bashobora kubona ubutungane n'imbaraga. Ahanga ndavuga ngo amena. Muvandimwe, wari ufite ikibazo cyo kwibaza ahantu wakerekeza, biravuze ngo niba wiyumvamo ko ufite ubukene bw'umutima bukomeye, ukiyumvisha ko nta cyiza kikurimo, kureba kuri Yesu gusa bishobora kuguha ubutungane n'imbaraga. Yesu aravuga ati, mwese barushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mateyo 11:28. Arakwinginga muvandimwe, arakwingingira kukuguranira ubukene bwawe, maze akaguha ubutunzi bw'ubuntu bwe. Ntabwo dukwiriye urukundo rw'Imana, ariko Kristo umwishingizi wacu wararukwiriye, kandi ashobora gukiza rwose abamusanga bose. Muvandimwe, twebwe nubwo tudakwiriye ubuntu bw'Imana,
tudakwiriye urukundo rw'Imana kuko turi abanyabyaha. Kristo umwishingizi wacu, uwemeye kutwitangira warabikwiriye, wakwiriye uru rukundo. Rero mu Mana tuboneka imbere yayo, muri Kristo turabuhabwa ubuntu bwayo kuko Kristo yemeye kutwibera umwishingizi. Niba umwiringiye, iri sezerano ni iryawe. Dukomeze. Hepfo gato baranditse ngo uko imibereho yawe yo mu gihe cyashize yaba imeze kose, uko ibyawe bya none byaba ari bicantege kose, nusanga Yesu ukuri kose uri umunyantege nke, utagira kivurira kandi wihebye, umukiza wacu w'umunyambabazi azagusanganira ukiri kure cyane, kandi azaguhobeza amaboko ye yuje urukundo, kandi akwambika umwambaro wo gukiranuka kwe. Muvandimwe, ese wari wihebye bitewe n'ibyaha byawe byinshi? Ese wari wihebye nuko ubona imibereho yawe nta cyiza kirimo? Ese wari wihebye bitewe nuko ubona imibereho yawe ari yo gucirwaho iteka? Ngufitiye inkuru nziza. Uko imibereho yawe yo mu gihe cyashize nuwireba ukareba mu gihe cyashize ugasanga uri umunyabyaha, ari ibyaha byinshi wakoze, uko yawe imeze kose, uko ibyawe bya none uyu munsi aka kanya tuvugana byaba ari bicantege nke kose, urashobora kwireba ukavuga uti sinubahirije amategeko y'Imana uko ari 10, nta nubwo nigeze nkora ibikwiriye, ndi umunyabyaha imbere n'inyuma. Uko byaba bimeze kose, nusanga Yesu kuri kose uri umunyantege nke, utagira kivurira kandi wihebye, umukiza wacu umunyambabazi azagusanganira ukiri kure cyane, kandi azaguhobeza amaboko ye yuje urukundo, kandi akwambika umwambaro wo gukiranuka kwe, atujyana kwa se twambitswe umwenda wera w'imico ye bwite. Ese muvandimwe, urumva urukundo Yesu adukunda? Yesu agukunda urukundo rutagira akagero, yemera kukujyana kwa se ari we data wa twese, akwambitse umwambaro wo gukiranuka utigeze ugira mu mibereho yawe, uwo utigeze unaharanira kuko ibyawe wenda ari ibyaha, uwo mu mibereho yacu imibereho yacu itarangwamo iyi mico ya Kristo. Yesu atwambika gukiranuka kwe, maze imbere ya data tukagaragara nk'abaneshi, tukagaragara nk'abakiranutsi kubw'urukundo Yesu adukunda. Ngiki cyo Yesu yagukoreye Karuvari, yemeye gufata ubukene bwawe, yemeye gufata ubunyabyaha bwawe, akabwamba ku musaraba, maze akaguha gukiranuka kwe. Ese wamwizera uyu munsi? Wamusanga agafata ibyo byaha byawe warabishoboye, agafata umutima nama wawe cyangwa se umutima wawe wanduye, agafata iyo mibereho yawe ipfuye, maze akayifata akakwambika iyitunganye, akakwambika iyifite imbaraga, iye yo gukiranuka, yishimirwa mu maso y'Imana. Ese wakundira ukamusanga uyu munsi? Adukomeze turi amagambo y'ibyiringiro tugana no ku musozo. Adusabira yinginga imbere y'Imana avuga ati, nagiye mu kimbo cy'umunyabyaha, wireba uyu mwana wararagiye, ahubwo bari ureba. Iyo Satani aburana cyane, yigomba imitima yacu adushinja icyaha, kandi akavuga ko turi iminyago ye, amaraso ya Kristo aburana afite imbaraga irutiye. Ese muvandimwe, urumva ikintu cyitwa kwizera Yesu? Yesu aratuburanira akavuga ati, data wireba uyu nguyu ngumurebe nk'umunyabyaha, nge nagiye kubaho imibereho ye, nagiye nk'umunyabyaha, nagiye mu mibereho ye, nafashe imico ye nyigiri yanjye, abari njye ureba, reba imico yanjye, uriya naramupfiriye. Satani yasheze akavuga turi iminyago ye, kandi koko biba ari byo, kuko ibyo arega tuba twarabikoze, tuba turi abanyabyaha, tuba twarifuje, tuba twarasambanye, tuba twaribye, tuba twarabeshye, tuba twarishe isabato, tuba twarasuzuguye, tuba twarabeshye abagenzi bacu, nyine birumvikana, tuba twarishe, tuba twarasuzuguye, twarakoresheje izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma, ndetse tuba twaragize n'izindi mana, amategeko yose twarayishe. Yesu aravuga ati, data wireba uyu mwana nk'umunyabyaha muri ubwo buryo, reba njyewe iciro cye nakishuriye i Karuvari, yaranyemeye, yemeye kunyakira mu mutima we, nanjye muhaye ubutungane bwanjye. Kandi kuva ubwo imibereho ya Kristo itangira kugaragara mu mutima wawe, utangira gukora ibyo wari warananiwe gukora, ya mategeko wishe utangira kuyubaha, none kuko wakiriye Kristo, aryo byitwa imbuto z'umwuka. Hariho uzambwira ati, mu Uwiteka niho ari gukiranuka n'imbaraga, mu Uwiteka niho urubyaro rw'Isirayeli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Yesaya 45:24-25. Muvandimwe, dufite umucunguzi udukunda, dufite Imana itwitaho, yemeye kuduha Kristo ngo tubone ubugingo buhoraho mu cyimbo cy'urupfu ruhoraho.
Yesu yemeye kuza apfa urupfu rw'iteka ryose nge nawe twari gupfa. Yemeye kuza ahabwa igihembo cy'ibyaha cyari guhabwa njyewe, cyari guhabwa wowe. Hanyuma aravuga ati ibi ndabigukoreye ngo nunyizera nge nguhe ibyanjye bikiranuka maze nawe ubukiranuka. None muvandimwe, waba ufite inzara n'inyota yo kuva mu byaha? Waba ushaka kuba umukiranutse mu maso y'Uwiteka? Cyangwa se wavuga uti ni gute nava mu nzira yanjye y'icyaha nkagera kuri Kristo? Nguyu umuntu uhirwa n'ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ni umukene mu mutima wumva ko atihagije, ureba akabona ibyo akora byose n'ubushwambagara mu maso y'Imana, akabona yuko ibyo ari gucirwaho iteka. Mufite igisubizo, Kristo arahari ngo amubere igisubizo kandi amubere byose. Uyu muntu arahirwa. Ese muvandimwe, nawe urumva uri muri aba ngaba? Urumva nawe uri umuntu ukennye mu mutima? Niba udafite ubukene mu mutima bwo gushaka Imana, ukumva ko hari icyo ufite, ukumva wihagije, ukumva ibyo wize birahagije, ndagukanguye nkubwira nti wowe ntabwo uri mu bahirwa. Shaka uko wajya mu bahiriwe. Ni abantu bafite inzara n'inyota byo gukenuka, ni abantu bafite umutima ukennye, ni abantu bakeneye ubuntu bw'Imana, ni abantu bakeneye gufashwa n'Imana kuri buri ntambwe. Ubu nuvuga ngo bitewe n'igihe tuba turimo dukeneye Imana ku ntambwe tugezeho. Niba ari intambwe y'ubuhanuzi uri gusohora abantu basobanukirwe, ntabwo gusobanurirwa na mugenzi wawe ngo n'ubundi bize kore iminuka mu mitima wawe. Ukeneye gusanga Kristo ufite imbaraga z'akabona rugero, akakuvana ku rwego rwo kudasobanukirwa akagwa gusobanukirwa. Ndabizi neza ni ingingo ikomeye abantu benshi batumva, ni ingingo ikomeye benshi basitaraho, ndetse ibyo bikarangira bibaye bibi cyane. Benshi bifuza gusobanukirwa iby'Imana bikarangira batabisobanukiwe kuko batigeze bagira inzara n'inyota yo gukorera Imana, bakiranukiye Imana ngo begere Imana, Imana ari ibayobora. Ahubwo bo bitewe n'ibyo bigeze kwiga, bitewe n'ubushyuhe bigeze kujya bakajya mu ijambo ry'Imana, je bakagira n'ubushake bwo kuryigisha, ubwo bariyobora bakiga ko ari gukorera Imana kandi bayoboye Imana, nyamara ibitekerezo byabo by'ubupfapfa bakurikiye. Uyu muntu umeze utya, ikimugaragaza nuko n'ijambo ry'Imana rivuze rimucyaha, yanga kuva ku kejo. Ndavuga ku kejo ko mu byaha byiwe ngo afate ukuri, ahubwo bikarangira akomeje kwihambira ku kinyoma ndetse no mu nzira ipfuye iyi Imana itateganije, nk'abafarisayo uko bari bameze. Bigisha ko Mesiya azavuka, ariko yaza imbere yabiyereka ko ari Mesiya, bakavuga ati wowe kwa Yosefu turakuzi, ntabwo waba Mesiya, ahubwo dutegereje Mesiya uzavuka. Ikosa bakoze si uko basomye, oya, gusoma ni byiza ndetse no kwiga ni byiza. Ikosa bakoze si byo kwigisha, oya, ikosa bakoze rikomeye ni ukudashaka kuyoborwa n'Imana, ni ukudashaka gukorera Imana no gukiranukira Imana. Ibyo byonyine birahagije guhita bahinduka abana b'igihenomu, kandi batwaye ikitwa ijambo ry'Imana, batwaye Bibiliya mu kiganza ndetse banayibwiriza. Biratangaje, babwiriza ibyanditswe ndetse banabifite mu mitwe, ariko batayobowe n'umwuka. Nushaka uri umubwiriza umeze ute, nushaka uri umwizera mwiza ukora ibikwiriye byose mu rusengero, ariko uteborwa n'umwuka, utabana n'Imana, udafite inzara n'inyota byo gukenuka, byo gushaka kuyoborwa n'ukuri, udafite ubukene mu mutima bwawe wo kumva yuko utihagije, amaherezo uzarimbuka. Amaherezo nta juru, keretse gusa niba ufite inzara n'inyota byo gushaka kumenya ukuri, byo gukiranuka. Niba uri umukene mu mutima ukumva yuko ntacyo uri cyo, ntacyo ufite cyagufasha kujya ku butungane, gufitiye inkuru nziza, Yesu Kristo ahari ku bwawe. Gufitiye inkuru nziza, iyi ntambara uzayisoza, kandi uzayisoza uyinesheje. Uwiteka adufashe, kandi Uwiteka nawe agufashe. Ese muvandimwe, wavuga uti njyewe nshaka kugera imbere y'Imana ngo indeme mu bukene, kuko byashoboka ko nta n'ubukene bukurimo, indeme mu bukene, kandi ukavuga uti ubu bukene buzatume mpabwa ubutunzi bwo mu ijuru. Nawe se ufite ubukene uravuga uti nkeneye kuyoborwa n'Imana ikamvana ku ntambwe ingeza ku yindi yo gukiranuka. Niba ariko bimeze, reka dufatanye n'urusengesho. Urakoze Data mwiza, Imana igira neza ku bw'aka kanya twigaga ijambo ryawe, turebera hamwe uburyo ubukene bwo mu mitima yacu aribwo wifuza kugira ngo ubuhazemo gucyanuka kwawe, ubuhajemo ubutunzi bwo mu ijuru. Data, tubonye ko afite ubukene bw'umutima, aribo bafite ubugingo buhora, ubwo bwo mu ijuru ari ubwabo. Duhe kugira ubwo bukene mu mitima yacu,
uyu mwana w'umuhungu n'umukobwa apfukamye imbere yawe bifuza guhazwa nawe, bifuza kubarema umutima wo gukenera ibyawe, bakumva ko gukeneye kuri buri ntambwe. Data wibashoboze kandi natwe twese ubidushoboze. Kandi Uwiteka, umwana wawe wifuzaga kukumenya agifite ubukene cyangwa se afite ubushake bwo kumenya uko yagukurikira, ari imbere yawe ngo umufashe. Dufate ukuboko kandi utuyobore. Twese twifuza kuzajya mu bwami bwawe, ariko iyi nzira ntabwo tuyisobanukiwe kuko ni inzira yawe. Ukomeze kuyidusobanurira, tuyisobanukirwe. Ibyacu byari ibyaha, ngaho dutoze n'ibyo gukiranuka. Tubigenderemo, utwangishe icyaha n'igisa nacyo, utwangishe kujya kure yawe, udukundishe ku ruhande rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu dusabye twizeye urakoze. Amen.